Imana y'amahoro bahereza umugisha. Amazina nitwa Migisha Emmanuel. Imana ikabishimye ko tubana muri kano kanya k'ijambo ry'Imana. Hari ijambo Imana yanshyize ku mutima kugira ngo nze kukubwira muri iki gitondo, kugira nze kukubwira kuri uyu munsi, kugira ngo wongere wumve ihumure ry'Uwiteka. Rero reka dutangire dusenga Imana, twiragiza Imana kugira ngo ibane natwe. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimye kugira neza, turagushimye kubw'ijambo ryawe wongeye gushyira ku mitima yacu. Turakwemereye kugira ngo muri kano kanya ubwiza bwawe buganze. Duhamagaye ubutatu butagatifu, Imana, Umwana ndetse na Mwuka Wera. Reka baganze hagati muri twe, haba kuri twe tugiye kuvuga iryo jambo, haba no ku buri muntu wese uzaryumva, kuko nazo twaje kumenya neza ko ibyaremwe byose byaremwe n'ijambo ryawe. Gahorero muri iri jambo reka wongere ugire ibyo urema, muri iri jambo reka wongere ugire ibyo uhindura. Imitima yari ihebye, imitima yari inamutse, imitima yari inaniwe, imitima yari buze uko igenza, kimara kumva ijambo ryawe, amazi meza atemba yongera agere mu mitima yabo. Bongere bumve imitima yabo ipfutse imeze neza, bongere bumve banezerewe kubw'ijambo ryawe. Reka nabaze kumenya neza ko ijambo ryawe ari ibyo kurya byuzuye kandi bitunga umubiri ndetse n'ubugingo. Ijambo ryawe niryo rijya ribasha gufata ibyaba n'abantu badashoboye, ryo rikabihindura, rijya rifata ibidafatika rikabihindura ibifatika. Ngaho nubane natwe muri kano kanya, mu izina rya Yesu yakoze Kristo, amen. Yego, amahoro y'Imana rero abane namwe. Twabashimiye abadukurikiye, ubwiza bw'Uwiteka bukomeze buganze ku buzima bwanyu. Rero uyu munsi tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nahaye insanganyamatsiko igira ati humura Yesu atsinda ibigeragezo. Ndashaka ubwire ngo humura Yesu atsinda ibigeragezo, ibikugerageza, ibikuruhije, ibikunamuye, ibikubujije amahoro, ibyo ubona nta nzira, ibyo ubona nta buryo. Ndagira ngo ubwire ngo humura Yesu atsinda ibigeragezo. Nubwo uri mu bigeragezo, nubwo ubona uri mu bihe bigoye, nubwo ubona uri mu bihe biruhije, ariko ndagira ngo utangize ngo humure Yesu atsinda ibigeragezo. Nta mvura idahita, Yesu atsinda ibigeragezo. Ibigeragezo birahaza ariko bikongera bikagenda. Ndashaka ngo mbere na mbere tubanze tumenye ikigeragezo ni iki. Ikigeragezo ni ikintu cyose kibangamira ubuzima bwawe, ikintu cyose kibangamira ubuzima bwawe, ikintu cyose kikubuza amahoro, ikintu cyose gituma utanezerwa, icyo ni ikigeragezo. Hari ibigeragezo by'uburyo bwinshi, hari ibigeragezo bitandukanye, hari ibigeragezo by'uburwayi, hari ibigeragezo by'umugambarabusa, hari ibigeragezo, buri muntu wese afite ikigeragezo runaka kiri ku buzima bwe. Ikintu cyose gituma utanezerwa, ikintu cyose gituma ubura amahoro, menya ngo icyo ni ikigeragezo. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu atsinda ibigeragezo. Yesu atsinda ibigeragezo. Kandi ikindi mpamvu atsinda ibigeragezo, kuko nawe ubwe ngo yabanje no kugeragezwa, ngo ariko abasha gutabara ngo abageragezwa bose. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo ni inzira nawe yaciyemo. Yaciye mu nzira y'ibigeragezo, aca mu nzira imugora, aca mu nzira imuruhije. Ni nayo mpamvu gutabara abageragezwa bimworohera cyane, kuko abifitiyemo experience, kuko abifitemo uburambe, kuko nawe ubwe yabiciyemo. Haleluya. Abasha gutabara abageragezwa bose. Haleluya. Rero ndashaka ko tuza gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo urwandiko rwanditswe na Yakobo, igice ni icya mbere, umurongo wa 12. Haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranyije abayikunda. Twongeye dusubiremo iri jambo. Urwandiko rwanditswe na Yakobo, igice ni icya mbere, umurongo wa 12. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranyije abayikunda. Haleluya. Reka twongere dusome muri Yobu, mu gitabo cya Yobu,
turasoma ibice byaho 12 duhereye ku murongo wa 10 turasoza ku murongo wa 16. Igitabo cya Yobu ibice 42 murongo wa 10 kugeza kuri 16. Reka dusome. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Nuko abavandimwe bose bamusangana n'abashiki be bose n'abaziranye nawe bose basangira nawe mu nzu ye, baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose. Umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. Nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000 n'abakobwa 3. Umukobwa w'imfura yitwa Yemina, uw'ubuheta amwita Keziya, uwa gatatu amwita Kerenihapuki. Yego. Kandi mu gihugu cyose n'abagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa ba Yobu. Ndashaka ko tuganira kuri iri jambo tumaze gusoma. Ibigeragezo Yobu yahuye nabyo, ahura n'ibimurusha, ahura n'ibimugoye. Inkuru za Yobu mwarazisomye ko yabaga mu gihugu cya Usi, yubaha Imana, avugira Imana, akorera Imana, ariko ibigeragezo biza kumugeraho. Bishatse kuvuga ngo hari ibigeragezo bituzaho, atari uko twakoze ibyaha, atari nuko dukiranirwa. Oya, ikigeragezo kijye kibasha kuza ku buzima bwawe rimwe na rimwe ari igipimo. Kandi ikigeragezo kitari igihano, burya akenshi kiza gikurikiye igisubizo, kiza gihetse igisubizo. Bishatse kuvuga iki rero? Yaze kuvuga ngo hari abantu bazi ko ibigeragezo byose biza biturutse kuri Satani. Oya, ntabwo ibigeragezo byose biza biturutse kuri Satani. Hari n'ikigeragezo kiza ari igipimo, hari n'ikigeragezo kiza kije kubiba urwego rw'imyizerere yawe. Mbese urwego ugezeho rwo kwizera, igipimo cyo kwizera cyawe kigeze kuri kangahe? Hanyuma rero Yobu, izo nkuru murazizi ukuntu ngo Satani ho agendagenda, ngo arangije ngo abona Yobu, arangije ngo ajya kumurega ku Uwiteka, ati nabonye umuntu mu gihugu ariko ukubaha. Maze Imana abaza ati mbese wabashije kumubona umuntu nyubaha? Satani arangije amurega aravuga ati mbese yabuzwa n'iki kukubaha? Waramuhaye byose. Ati ntacyo utamuhaye. Ati byose warabimuhaye. Afite ingamiye, afite indogobe, afite imirima yera, afite abana beza, abana bazi ubwenge, afite buri kimwe cyose. Niki cyatuma atakubaha? Ndamubwira ati oya, ntabwo ari cyo gituma anyubaha. Haleluya, haleluya. Maze Imana yemera kumutanga, yavuga ati genda ndamuguhaye, byose ubikoreho, ariko icyo naguhaye ni ubugingo bwe. Nuko Satani ajya kumugerageza, aramugerageza, ariko Yobu akomeza gusenga. Yobu agera ku rwego inshuti ziramwanga, inshuti zimuvaho, asigara wenyine, ubukene buraza, ariko akomeza gusenga, akomeza kwiringira Imana, kugeza naho umugore yashatse ubwe yamubwiye ati wakihakanye iyo Mana yawe ukipfira, n'ubundi ko ntacyo usigaje. Ariko
ngo yo baramubwira ati biragatsindwa, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira no mu nda y'isi nambaye ubusa, ariko sinakihakana umuremyi wanjye, sinakihakana Imana. Nabonye inkorera ibitangaza, nabonye Imana indengera, nabonye Imana ingarukaho, nabonye Imana impagararaho, yewe na bino byose niyo yabimaye. Ndajya ngutangarize ngo komera mu kigeragezo cyawe, komera mu bikugoye, komera mu bikuruhije, komera mu biguciye intege, komera, haracyari ubundi buryo. Ndajya ngutangarize ngo haracyari izindi nzira. Nubwo ubona byarangiye, ntabwo byigeze birangira, ntabwo byarangiye. Imana iracyagukunda. Hagarara kigabo ushikame. Haleluya. Twaje gusoma hano, dusomye mu bice 42 umurongo waho wa 10 kugeza kuri 16, ngo uburyo Imana yongeye guhira Yobu, ngo ikamuha ubutunzi, kongera ikamuha amahirwe kuruta ubwa mbere. Haleluya. Ngo irangije imushumbusha ingamiya, indogobe, imirima myinshi, ndetse ngo imuha n'abana. Hanyuma ngo umurongo waho wa 15 uza kusoma, haleluya, twaje gusanga ngo imuha abandi bakobwa 3, ngo mu gihugu cyose ngo n'abandi bari bafite ubwiza bumeze nk'ubw'abo bakobwa. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo humura, umunsi Imana yongeye kugaragara ku buzima bwawe, umunsi Imana yongeye kuzambura ibendera ryawe, umunsi watsinze ibikugerageza, umunsi watsinze ibikuruhije, umunsi wamaze kuva ku munzani, umunsi wamaze kuva ku gipimo, ndajya ngubwire ngo uzongera uhirirwe. Haleluya. Uzongera uhirwe, wikiheba, wikigirira nabi, wikumva ko Imana yagutaye, wikumva ko Imana yakuretse. Wowe Imana iracyagukunda, igufitiye imbabazi, kuba ugihumeka byonyine ni urukundo rwayo. Hari ibintu tutajya duha agaciro, ariko iyo ugeze muri iyo ka ubasha kubiha agaciro. Hari abantu bavuga ngo ntabwo ibitangaza bikibaho, ngo ntabwo Imana bakibona, ariko buri ugeze kwa muganga cyangwa se urwaye ugeze muri koma, nibwo wabona agaciro k'umwuka, umwuka uhumeka, nibwo wabona agaciro kayo. Ndajya ngutangaze kuba ugihumeka byonyine, icyo ni igitangaza. Rero haracyari ibyiringiro, kuba ugihumeka byonyine haracyari ibyiringiro yuko watsinda n'ibigeragezo, yuko watsinda ibikugoye, yuko watsinda ibikuruhije, yuko watsinda ibikunanije, yuko watsinda ibyo ubona bikubujije amahwemo. Haleluya. Wowe emerera Imana byonyine, ongera uyiringire. Haleluya. Muri iri byanditse kuririmba ngo wiringire Imana, wiringire. Haleluya. Yiringire byonyine, mu bikugoye, mu bikuruhije, wowe yiringire. Haleluya. Ndajya nkubwire ngo aho byatangiriye cyasa aho byarangiriye naho bizatangirira. Mu yandi magambo, aho umupira warengeye ni naho urengurirwa. Nubwo ubona nta kigenda, nubwo ubona nta bundi buryo ufite, ariko ndajya ngutangarize ngo humura. Twasomye ijambo ratuvuga ngo hahirwa uwihangana ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo. Bene data, tuzagororerwa tumaze kwemerwa, tuzagororerwa, tuzagororerwa, tuzahabwa ingororano. Haleluya. Ingororano zitari iz'isi. Yego n'iby'iki tuzabigira, ariko nanone tuzagororerwa. Haleluya. Ndashaka kugutangariza ibintu 3 by'ingorane cyase bituma tugeragezwa, cyangwa se amarembo 3 y'ibigeragezo. Ndashaka kubwira amarembo 3 y'ibigeragezo. Irembo rya mbere ni Satani, irembo rya kabiri ni isi, irembo rya gatatu ni umubiri. Haleluya. Ndajya ngo tuganire kuri aya marembo 3 y'ibigeragezo. Irembo rya mbere nakubwiye ngo ni irembo bita Satani. Satani ubwo yamanukaga mu isi, yamanutse afite umujinya mwinshi, amanuka afite uburakari, kuko aho yabaga yarahazi ukuntu ari heza. Amanuka afite gahunda yo kubuza abantu benshi inzira. Ndajya ngutangarize ngo nunesha Satani uzaba utsinze irembo rya mbere. Kunesha Satani ni kugira gute? Ni ugusenga. Nasomye ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa
bice byaho 6 umurongo wa 4 havuga gute ngo ariko twebweho ngo tuzakomeza kugabura ijambo ry'Imana no gusenga. Muhasoma niko handitse ngo ariko twebwe tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Bivuze ngo Satani nagutera ujye usenga. Satani yagutera mu buryo bwinshi. Satani yagutera mu buryo bwinshi muvandimwe. Yewe unkurikiye, wa mubyeyi unkurikiye, wa mugabo unkurikiye, musore n'umukobwa waba unkurikiye, ndajya ngutangarize ngo komera ushikame mu kigeragezo cyawe. Niba atari ikigeragezo cyatewe na Satani, nikiba ari ikigeragezo cyatewe n'isi, nikiba ari ikigeragezo cyatewe n'umubiri, ndajya ngutangarize ngo humura, icyo ni igipimo, kandi numara kubisoza uhumure uzagororerwa. Irembo rya mbere ni Satani. Satani akagutera kwiheba. Satani agutera mu buhe buryo? Ni mu buryo bw'umwuka. Ugakora nugira icyo ugeraho pe, hanyuma ugahora n'agahinda mu mutima. Bandi bakanezerwa we n'unezerwe, bandi bakishima wo kumva biranze. Ndajya mbwiye ngo ariko humura ugumbe utsinde iryo rembo. Rembo rya kabiri ni isi. Irembo rya kabiri ni isi. Gutsinda isi, ukaba mu isi ariko utameze nk'abanyesi, ugahura n'ibiguca intege, ugahura n'ibigukurura, ugahura n'ibikubuza umunezero. Isi ikagusharirira, isi ikakubera mbi. Cyo ni irembo rya kabiri. Irembo rya gatatu ni irembo bita umubiri. Umubiri ukakurya, umubiri ukakubabaza, umubiri ukivuza, ukagera kure bikanga, ukaribwa n'umubiri. Ariko nutsinda ibi bintu bitatu, ndajya ngutangarize ngo humura, hari ibyiringiro. Amina, haleluya. Ndajya mbwiye ngo humura, hari ubundi buryo Imana ikuzigamiye. Isi yakunaniza, ikagufatanya n'umubiri, ikagufatanya na Satani. Ariko ndajya ngutangarize ngo komera ushikame, ndajya ngutangarize ngo ihangane, hari ubundi buryo bwa Kristo. Ndajya ngubwiye ngo humura, ndajya ngubwiye ngo komera shikama, ambara imbaraga zo gusenga, wongera usubirane ibyiringiro. Haleluya. Wongera usubirane ibyiringiro, wongera usubirane kwizera kwawe, wikamurwa n'isi n'umubiri na Satani. Oya, bigiye kugukamura, bigiye kuguca intege. Wongera usubizwemo imbaraga. Haleluya. Wongera usubizwemo imbaraga, wongera usubizwemo imbaraga, wongera usubizwemo imbaraga. Nubona uyu munsi byanze, yewe n'ejo bishobora kutakunda, yewe n'ejo bundi nibikunde, ariko hazaza bizakunda. Haleluya. Gutinda mu kigeragezo ntabwo bivuga kutazagisohokamo. Gutinda mu ishuri ntabwo bivuga kutazarirangiza. Haleluya. Nuza gusoma guhere mu bice byaho bya mbere igitabo cya Yobu, baza gusanga inshuti 3 yari afite, ko zaje zimubwira, ko zaje zimuca intege, ko zaje zimugatereka Imana yawe. Haleluya. Zibwatiyihorere, zimufasha gusenga, ziramufasha ngo ariko iminsi 7 irangiye zitangira kumucyurira. Inshuti 3 yari afite, yari yizeye, iminsi 7 irangiye zitangira kubwata hari warakosheje,
ahari waracumuye, ahari wacumuye ku Mana, ahari n'ibyaha byawe bibiteye, wakongeye ukisuzuma. Najya ngutangarize ngo iyi minsi 7 irangiye, abari baguhaga utuzi two kunywa baratukwima. Iyi minsi 7 irangiye, abagufataga amaboko bayakuvanaho. Iyi minsi 7 irangiye, abakubwira ngo komera bizarangira bakuvaho. Iyi minsi 7 irangiye, usigara uri wenyine, usigaranye n'Imana yonyine. Najya ngutangarize ngo ahari waba uri mu minsi 7, ahari waba uri mu minsi 7, inshuti ubona zaragiye, yewe ubona zaravuye ku buzima bwawe, ariko ndagira ngo utangarize ngo humura, Yesu arahari. Haleluya. Ndagira ngo utangarize ngo humura, Yesu agufitiye ibambe. Ndagira ngo utangarize ngo humura, Yesu azakugarukaho kandi akugarukeho agufitiye ibambe. Haleluya, haleluya, haleluya. Minsi 7 irangiye, Yobu baramunyega, Yobu baramuseka, Yobu baramukwena, asigara wenyine. Afite agahinda k'abana bari bamaze gupfa, yarafite agahinda k'imitungo ye yagiye, yarafite agahinda k'umubiri we wamaze guhinduka ibisebe gusa, ndetse n'uwo babanaga mu rugo bwite wakamukomeje umugore we nawe amubera nk'abandi. Yobu asigara wenyine. Isi yari imaze kumwipakurura, inshuti zimaze kumuvaho, umuryango umaze kumushiraho, mbega yarasigaye nk'agati ko mu butayu wenyine. Ngo ariko akomeza guseka, aravuga ngo uko biri kose narisuzumye nsanga sinjye wakoze ibyaha kuruta abandi. Narisuzumye nsanga yuko byagenda kose Imana yanjye sinayivaho, nubwo umubiri uri kunya, nubwo umubiri uri kumbabaza, ariko sinshobora kureka Imana yanjye. Ndagira ngo utangarize ngo rero hagarara kigabo, shikama, ongera wiyongeremo izindi mbaraga, ongera wiyongeremo ukundi kwizera, ongera wiyongeremo ukundi kubana n'Imana. Hari ibyiringiro, hari ibyiringiro. Haleluya. Nasomye ijambo rambwira ngo naho igiti cyatemwa, ngo ariko amaherezo cyakongera kigashibuka. Ndagira ngo utangarize ngo humura, ikigeragezo urimo sinyizi, ishuri urimo sindizi, sinzi ngo umazemo igihe kingana iki, sinzi ngo umazemo imyaka ingana iki, ariko ndagira ngo utangarize ngo humura. Ahari nawe iminsi 7 yagushiriyeho, abo mwasenganaga bakuvaho, abo mwaririmbanaga bakuvaho, abagufashaga bakuvaho, usigara uri wenyine, ndetse ugiye gusigara uri wenyine, ndetse ngo haziyongeramo n'uburwayi, hiyongeramo n'izindi ntambara runaka ku buzima bwawe. Ariko ndagira ngo utangarize ngo yongeremo izindi mbaraga, iyongeremo gukora k'Uwiteka. Ongera wumve ko Yesu agufitiye ibambe, ongera wumve ko Yesu akiri ku buzima bwawe, ongera wumve ko yakugirira neza. Haleluya. Ongera umwizere, kandi umwizere ushize amanga. Ongera umwizere, ongera umwizere, niwe wenyine. Haleluya. Ubasha gutabara ngo abageragezwa bose, niwe wenyine ushyira imbaraga mu bananiwe, niwe wenyine. Haleluya. Kristo niwe wenyine. Haleluya. Niwe wenyine ujya ubasha guhindura amateka. Kristo niwe wenyine ujya ubasha kurengera abantu be. Nasomye ijambo rirambwira ngo ntago yazirangarana intore ze zigitakira ku manywa na nijoro, oya nazazirangarana. Urasabwa kumutakambira, urasabwa gusenga, kandi ugasenga ubudasiba. Haleluya. Mwiringire, 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 ongera umwiringire. Yewe wari unamutse, ongera umwiringire. Yewe wari umuvuyeho, ariko ongera umwiringire. Wabonaga nta cyerekezo, ariko ongera umwiringire. Ndagira ngo utangarize ngo nuwo kwiringirwa, kandi ni nuwo kwizerwa. Haleluya. Mwiringire, arakugirira neza. Uko yashumbushije Yobu ngo agahirwa biruta ibya mbere, nawe byakubera. Ndagira ngo utangarize ngo nawe byakubera. Nta kigeragezo n'iki na kimwe Imana itakuvanamo, nta kigeragezo n'iki na kimwe Imana itahindura amateka yawe. Tugiye gusenga Imana. Aho waba uri hose, wongere wiyumvemo imbaraga, wongere wiyumvemo kubana n'Imana,
wongere wiyumvemo. Ndagira ngo uhagarare hejuru y'ibigutsikamiye, ndagira ngo uhagarare hejuru y'ukujije amahoro, ndagira ngo ubikandagire. Haleluya. Ndagira ngo wongere uzamure igipimo cyo kwizera, wumve yuko Yesu mubo yagira neza nawe urimo, wumve ko Yesu mubo ateganya kugira neza nawe urimo, ntago yakureka. Ndagira ngo ngo kuba waravutse ntago ari impanuka, nta nubwo byatunguye Imana, byari biri mu mugambi wayo, kandi ntago yakureka abe na rimwe. Burya ntago yagusiga. Haleluya. Ntago yagusiga, ntago yagutererana. Nusubiza amaso inyuma urasanga hari byinshi yagukoreye. Ndagira ngo utangize ngo uburyo fondasiyo yo gutsinda ibikugerageza ni iyihe? Ni ukwereka Satani ibyo yagutezemo ukabirenga. Ndagira ngo Satani umutsindishe iki kintu, mutsindisha amashimwe, mutsindisha ati na cyagiye muri rya joro Imana yaranabaye. Wibuke cyagiye gutabara, wibuke cyagiye kurengera, bigutere kwibuka neza ko nibihurimo ubu ngubu Imana yabigukuramo. Haleluya. Ndagira ngo utangarize ngo wowe ni wowe yaziye, yemera gutanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo azagupfire. Tekereza urukundo yagukundaga, wikigirira nabi. Haleluya. Wikigirira nabi. Ahari waba uri guca mu gihe cy'abantu, ariko humura igihe cy'Imana kizaza. Hari igihe waba uri guca mu gihe cy'abantu, hari igihe waba uri guca mu gihe cy'abantu ariko yangane. Hari igihe waba uri guca mu gihe bita koronosi, ariko humura igihe kizaza cy'Imana, igihe kizagera uce muri karirosi. Haleluya. Igihe cy'abantu kizarangira, igihe cyo guca mu bikugerageza kizarangira, igihe cyo gutinda mu butayu kizarangira, igihe cyo guca mu bikugerageza kizarangira, igihe cy'izuba kizarangira, imvura yongera igwe. Ndagira ngo utangaze ngo haguruka, ongera uhaguruke wiyumvemo imbaraga, ongera wiyumvemo ubushobozi bw'Uwiteka. Igihe kizagera wongera ugere mu gihe cy'Imana, wongera ugere mu gihe cyo gusubizwa, wongera ugere mu gihe cy'umunezero, wongera ugere mu gihe cyo kumva unezerewe. Haleluya. Ndagira ngo utangarize ngo humura, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Aho uri hose ugira icyo ubwira Imana, ubwira Imana ati Imana nongeye nkeneye imbaraga zawe, nongeye nkeneye kubana nawe, nongeye nkeneye kuvugana nawe, nongeye nkeneye kuganira nawe. Uko wajya kuvugana nanjye wongera uvugane nanjye. Muri ibyo ariko kuririmba ngo Mana ngo kera bakwiringiraga ngo bari mu mahoro. Haleluya. Haleluya. Ngo rero tugufite nitwifuza undi murengezi. Nawe ufite Kristo, nta wundi murengezi ufite. Upfa gusa ko ufite Kristo we wenyine. Haleluya. We wenyine. Reka dusenga Imana. Wiringira Imana mu bihe byose uri gucamo. Wiringira Imana mu burwayi bwawe, mu bushomeri bwawe, mu kigeragezo cyawe, mu nimba ufite n'umubabaro, mu bikuruhije amahoro byose. Wumve ko Yesu akiri ku ngoma, hanyuma wongere wiyumvemo izindi mbaraga. Muri Yesu azakugirira neza. Reka dusenge. Mana turagushimye, turaguhimbaje, turagushimiye kubw'ineza yawe. Dusubije amaso inyuma dusanga twari ducitse intege, twari turuhijwe n'umubiri, ariko data Kristo muri kano kanya twongeye kwiyumvamo imbaraga zawe, twongeye kwiyumvamo ubushobozi bwawe, twongeye kwiyumvamo gukora kwawe. Natwe tugize ibyiringiro yuko hakiri ibyiringiro, y'ubwo nubwo twabonaga bitagendaga ariko wongeye uje kutugirira neza. Twongeye tugize ibyiringiro yuko nabwo twabonaga bidagishobotse hari ubundi buryo wongeye guca ku buzima bwacu, hari ubundi buryo wongeye kuduha, hari andi mahirwe wongeye kuduha, kandi tukanezerwa kurusha ubwa mbere. Mana turagushimiye uko wagiriye neza Yobu ukamunezeza,
natwe niko ugiye kutunezeza, natwe niko wongeye kutubambira amahema, natwe niko wongeye kuduhagararaho, natwe niko wongeye kuturengera, natwe niko wongeye kuduhagararaho. Mu izina rya Yesu Kristo, habwa icyubahiro Mana, habwa icyubahiro kubikoze, habwa icyubahiro kongeye kurengera ababyeyi, habwa icyubahiro kongeye kurengera abapapa, habwa icyubahiro kongeye kurengera abakobwa n'abasore, habwa icyubahiro kongeye kurengera abana bato, habwa icyubahiro kongeye gutanga ubundi buryo. Hari inzira zari zarafunze, hari amarembo yarafunze ku buzima bwacu. Kristo, turagushimiye kongeye gufungura, turagushimiye kongeye kuturengera, turagushimiye kongeye kutubera impamba n'inkomezi. Mana we, turagushimiye minikota elebonezanse, turagushimiye Mana, turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye kongeye gusuka amazi meza mu mitima yacu, kongeye kunywa ku isoko, tukumva dushize inyota. Twari tumaze kugira umwuma, twari tumaze gukamuka rwose, ariko turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'umuteguro wawe ku mwana w'umuntu, turagushimiye kutugiriye neza. Habwa icyubahiro rero, nukuri tuje imbere yawe Mwami, dufite amashimwe y'uko uyu munsi wongeye kutuzanzamura, dufite amashimwe ku munsi wongeye kutugirira neza. Ngaho habwa icyubahiro, tubigusabye twizeye Imana, Umwana n'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalomo, amahoro y'Imana abane namwe, kandi Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza. Ndajya mbatagaza ngo muhumure, hari